Abahamya ba Yehova. Mu kiganiro cyabanjirije iki twavuze ukuntu urukundo rurangwa no kwigomwa rwatumye abahamya ba Yehova bamwe bashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bemera gupfira bagenzi babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku mateka n'imyifatire byabaranze mu rugendo rwo guhunguka nuko bahanganye n'ibitotezo mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu myaka ya vuba aha, kandi turagaruka ku bikorwa byabo bigaragaza itandukaniro ryabo n'andi madini. Kuki abahamya ba Yehova bagira imyitwarire itandukanye n'abandi mu birebana n'idini na politiki? Uzumva ko batajya muri politiki, ko batajya mu gisirikare, ko badatora, ko badaterwa amaraso, kandi uzumva ko abanyeshuri b'abahamya bataririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ese ni abantu b'intagondwa kandi batubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko abantu benshi babivuga? Ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like niba ukunze ibyo dukora, jya muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ikaze. Si kenshi idini rikunda kumvikana mu itangazamakuru, kandi ibyo bituma bakomeza kuba abantu biyubashye. Kumenya amakuru yabo bisaba kuba uri umuhamya wa Yehova, cyangwa ibyibanze ukabimenya wifashisha inyandiko zabo, cyangwa kura amakuru yabo yibanze ku rubuga rwabo ari rwo wa3.jawa.org. Uru rubuga ruboneka mu ndimi nyinshi kurusha izindi mbuga nyinshi ku isi, kuko ruboneka mu ndimi zisaga 1000. Ushaka wavuga ko ari rwo rubuga rwa mbere ku isi yitangazamakuru mu kugeza ubutumwa ku bantu benshi ku isi kandi icyarimwe. Kuva muri 2014 raporo zavugaga ko rusurwa n'abantu basaga miliyoni ku munsi muri uwo mwaka, kandi rwari ruriho video ngufi zigera kuri miliyoni 3, ibitabo miliyoni 3, amagazeti miliyoni 4 n'amafayiro miliyoni 22 y'ibyafashwe amajwi. Rwose ni urubuga ruri mu za mbere ku isi muzibitsa amakuru menshi. Reka twerekeze mu nzira z'ubuhungiro tugana muri Kongo. Kuva muri Mata 1994 impunzi nyinshi zatangiye kwisuka muri Kongo. Rwa rukundo mpuzamahanga rubaranga dore ukuntu rwatumye bakora ikinyuranyo n'andi madini mu gihe cyo guhunga. Abahamya bo muri Kongo bakimara kubona ko impunzi nyinshi ziri kuva mu Rwanda, batekereje ko hagomba kuba harimo abahamya bagenzi bo mu Rwanda bari muri icyo kivunge cy'impunzi. Niki bakoze? Bifuzaga kubavangura muri izo mpunzi kugira ngo babiteho kandi babahe ubufasha mu buryo bwihariye. Bari kubigenza gute? Kugira ngo abahamya bo muri Kongo babashe kuvangura abahamya bagenzi babo bari mu kivunge cy'impunzi zavaga mu Rwanda, bajyaga ku nzira aho izo mpunzi zanyuraga zinjira muri Kongo, maze bakaririmba indirimbo zabo mu kivugirizo, cyangwa bakamanika ibitabo by'abahamya hejuru, maze abahamya bo mu Rwanda bababona bagahita basohoka muri izo mpunzi maze bagasanga bagenzi babo. Bakomeje kubigenza batyo, kandi abahamya bose baturutse mu Rwanda mu gihe gito bisanze mu maboko n'ibiganza by'abahamya bagenzi babo bo muri Kongo. Nyuma yaho gato mu nkengero z'umujyi wa Goma hashinzwe inkambi yagombaga kwakira abahamya ba Yehova bonyine bo n'abana babo. Abahamya bashinze izindi nkambi nk'izo mu duce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Kongo. Igihe cyose impunzi zari zikinjira muri Kongo ziva mu Rwanda, abahamya bo muri Kongo bakomeje gushakisha bagenzi babo kugira ngo babambutse umupaka bagamije kubageza hari umutekano. Icyakora muri uko guhunga hari abahamya b'Abatutsi bahunganye n'Abahutu bagenzi babo bagana muri Kongo. Kandi hari ikibazo cy'uko interahamwe zakomeza kugaragariza urwango Abatutsi aho bari kubasanga hose. Ubwo rero hari ikibazo cyo kwambutsa umuhamya w'Umututsi kugira ngo bamugeze muri Kongo, kandi yageragayo gukomeza kurinda umutekano we bigakomeza kuba ikibazo. Kugira ngo abahamya bo muri Kongo bambutse umuhamya w'Umututsi uvuye mu Rwanda, kubera ko ibikorwa byo kwica Abatutsi byari bigikomeza, hari igihe kumwambutsa umuntu umwe byasabaga amadolari 100 kugira ngo arenge umupaka. Ikizwi cyo nuko abahamya bakoze ibishoboka byose maze bita kuri bagenzi babo b'Abatutsi, maze barabambutsa kandi babageza hari umutekano. Nanone muri Kongo bakoze inkambi yabo yihariye yari bwakira abahamya barenga 2000 gusa, kuko batifuzaga kujya mu nkambi rusange zashyizweho n'umuryango w'abibumbye zarimo interahamwe zari zigikomeje ibikorwa byo kwica Abatutsi. Kandi muri izo mpunzi cyane cyane harimo interahamwe zangaga abahamya kuko batari barafatanije nazo mu bikorwa by'ubwicanyi, kandi abahamya b'Abahutu bifuzaga kurinda bagenzi babo b'Abatutsi bari barahunganye, kandi barabikoze. Birumvikana ko bagize mu nkambi kimwe n'izindi mpunzi bakeneye kwitabwaho ngo babone ihumure n'uburinzi ndetse babone ubuzima. Dore uko byagenze. Abahamya bari barahungiye muri Kongo bahise boherezwa imfashanyo na bagenzi bo mu Bubiligi, Ubufaransa, Kongo, Kenya n'Ubusuwisi, zikaba zari zigizwe n'amafaranga, imiti, ibiribwa n'imyambaro. Indege ya mbere yazaniye abo bahamya imfashanyo yoherejwe n'abahamya bo mu Bufaransa ndetse izana n'abaganga b'abaforomo. Abahamya bo mu Bubiligi bohereje amahema manini yashoboraga guturamo umuryango wose. Nanone bohereje udutanda dukunjwa na matera z'umwuka. Ibiro by'abahamya bo muri Kenya byohereje toni zirenga 2 z'imyenda n'ibiringiti birenga 2000. Ibi bikorwa by'ubutabazi ku rwego mpuzamahanga nibyo bya mbere byari bibaye kuva impunzi nyinshi zatangira kwisuka muri Kongo. Ibyo byari humure kuri izo mpunzi, ariko bikaba nagihamya ko abahamya ari umuryango mpuzamahanga w'abavandimwe bitanaho babikuye ku mutima.
None se byari bugende gute amadini yihutira gukora ibikorwa by'ubutabazi nk'uko abahamya babigenje? Imyifatire y'andi madini n'abayobozi bayo tuzabigarukaho mu kindi kiganiro. Niba uri mushya kuri ishano, kwibutse gukora subscribe kandi ufungura inzogera, icyo kiganiro nikijyaho kizakugeraho mu ba mbere. Nyuma gato muri izo nkambi z'impunzi, ikibabaje nuko ubwinshi bw'impunzi bwatumye Goma hatera icyorezo cya kolera, kandi cyatumye abahamya bagaragaza ko ari abantu bihariye. Ibiro by'ishami byo muri Kongo Kinshasa byahise byohereza imiti yo guhashya icyo cyorezo, kandi umuhamya wari umumisiyonari twavuze mu nkuru ya mbere witwa Van Busso yafashe indege ava Nairobi ajya Goma afite amakarito 60 y'imiti. Inzu y'ubwami yari hafi aho yabaye ibitaro mu gihe gito, kandi hafashwe ingamba kugira ngo abanduye kolera bashyirwe ukwabo. Abahamya bayiva bari bafite ubuhanga mu by'ubuvuzi, bemeye kwitangira gufasha abahamya bagenzi babo. Abavuzwe ni nka Loic Domarene hamwe na Aimable, akaba yari umufasha w'abaganga mu Rwanda. Undi muganga n'uwitwa Hamo wo mu Bufaransa nawe yarahagobotse, kandi haje n'abandi bahamya benshi bari bazi ibijyanye n'ubuvuzi baza kwitangira ibikorwa by'ubuvuzi bagamije kwita kuri bagenzi babo bahuje idini. Nyuma yaho gato hafashwe icyemezo cyihariye, maze abahamya bakodesha isambu nini yashyizwemo inkambi z'impunzi z'abahamya ba Yehova gusa. Hashinzwe amahema mato abarirwa mu magana. Nanone bari bafite ihema rinini ryoherejwe n'abahamya bo muri Kenya maze barigira ibitaro. Hari abaganga bo muri Amerika basuye iyo nkambi maze batangazwa n'isuku na gahunda byari birimo. Byageze mu ntangiriro za Kanama 1994, komite ishinzwe ubutabazi y'abahamya ba Yehova y'Igoma yita ku mpunzi 2274 z'abahamya, abana n'abandi bantu bifatanyaga n'abahamya. Nanone hari izindi mpunzi nyinshi z'abahamya zari Bukavu na Uvira mu burasirazuba bwa Kongo, izindi ziri Burundi. Abandi 230 bari mu nkambi y'impunzi yo muri Tanzania. Aho hose abahamya bakoze ibishoboka byose kugira ngo bite kuri bagenzi babo bahuje ukwizera. Byageze mu kwezi k'Ugushyingo 1994, abahamya bifuza kugaruka mu Rwanda. Gusubira mu Rwanda nibyo byari bikwiriye kubera ko inkambi zo muri Kongo sabatari abahamya zarimo umutekano muke, ariko gutaha byari bigoye ku muntu wifuza kugaruka mu Rwanda. Iyi nterahamwe zibwiraga ko zari zigiye kwisuganya zikongera gutera u Rwanda, kandi zabonaga ko umuntu wese wavaga muri Kongo agasubira mu Rwanda yabaga zitabye mu nama, kandi zamufataga nk'umugambanyi kandi yashoboraga kwicwa. Abahamya mu ibanga rikomeye bamenyeshije ubutegetsi bwo mu Rwanda bwari bushya ko nta muhamya wa Yehova waragize uruhare mu ntambara na jenoside yakorewe abatutsi, kandi ko bifuza gutaha. Leta y'u Rwanda yabagira inama yo kubivuganaho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, kuko ryari rifite imodoka zashoboraga gukoreshwa mu kubacyura. Icyakora wibuke ko umugambi wo gutaha iyo umenyekana wari bushyira ubuzima bwabo mu kaga. Kuba bari batuye mu nkambi zabo bonyine byari byoroshye ko bagabwaho igitero maze bakicirwa rimwe. Byagenze gute kugira ngo barokoke? Abahamya bagombye gukoresha amayeri kubera ko interahamwe zitari bubemerere gutaha. Abahamya batangaje ko bafite ikoraniro ryihariye ryagombaga kubera Igoma, kandi bategura ibyapa byo kwamamaza iryo koraniro. Hanyuma abari kubikurikirana bamenyesheje abandi bahamya bagenzi babo mu ibanga ko bafite gahunda yo gusubira mu Rwanda. Kugira ngo hatagira ubakeka amababa, abahamya basabwe gusiga ibintu byabo byose mu nkambi, bakajyana Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo gusa, mbese nk'abagiye mu ikoraniro cyangwa amateraniro. Ku ruhande rw'u Rwanda, HCR yari yiteguye kubageza i Kigali, ikazanakomeza ibageza mu turere tw'iwabo aho bavuka mu Rwanda. Nguko abahamya hafi ya bose n'imiryango yabo hamwe n'abantu bifatanyaga nabo bagarutse mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza mu 1994. Ikinyamakuru cyo mu Bubiligi Le Soir cyo ku itariki ya 3 Ukuboza 1994 cyaravuze kiti impunzi z'Abanyarwanda 1500 zafashe icyemezo cyo kuva muri Zaire kubera ko zumvaga zidafite umutekano uhagije. Izo mpunzi n'abahamya ba Yehova bari barashyizeho inkambi yabo bonyine ruguru y'inkambi ya Katare. Abahamya ba Yehova batotejwe cyane n'ubutegetsi bwahozeho bubahora ko banze gufata intwaro no kwivanga muri politiki. Reka tugaruke gato mu Rwanda. Mu gice cya kabiri twavuze ku muhamya witwa Juste, umwe mu bahamya bafashije umuryango wundi muhamya witwa Tarisise kurokoka. Nyuma y'igihe nawe yari akeneye gufashwa, yari yarafunzwe mu mwaka wa 1986 azira ko yanze kwivanga muri politiki y'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Hashize imyaka runaka mu gihe cy'ubutegetsi bwa FPR, Juste ahisha umuryango w'umuvandimwe Tarisise, we n'abandi bahamya bongeye gufungwa bazira kutabogama muri politiki. Uwo muhamya Tarisise yari umwe mu bahamya bagiye kureba abayobozi kugira ngo babasobanure uko abahamya ba bitwara mu birebana na politiki. Yasobanuriye abayobozi ko Juste yagize uruhare rukomeye mu kurokora umuryango we muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo byatumye abahamya bose bari bafunzwe bafungurwa. Iyo yari intangiriro nto yatumye politiki ya FPR itangira kumva no gusobanukirwa iby'iryo tsinda rito rifite imyumvire yihariye yo kutivanga muri politiki. Urugero rw'ukuntu abahamya bitwaye muri jenoside rwatumye abantu benshi bemera ko ari idini ryigisha ukuri, maze bituma nyuma ya jenoside batangira kwiyongera cyane. Ubuhamya bwatanzwe na Rizinde wari umugatolika wavuzweho ko yari mu kiro cy'imyaka 65, yavuze ko yiboneye ukuntu idini rye ryashyikiye jenoside kandi rikayifatanyamo.
ukuntu abahamya bava mu karere k'iwabo bitwaye muri jenoside hamwe n'urukundo bagaragarizanyaga byatumye agira icyifuzo gikomeye cyo kwibera umuhamya. Yabatijwe muri Mutarama 1998 kandi kuva icyo gihe yakomeje kujya mu materaniro y'abahamya nubwo byamusabaga gukora urugendo rw'ibirometero 5 n'amaguru azamuka imisozi, kandi yafashije abagize umuryango we benshi baba abahamya ba Yehova. Mu myaka yakurikiye intambara, imiryango myinshi yongeye guhura n'abayo bari baraburanye mu gihe cyo guhunga. Hari abana batakaje ababyeyi babo muri ibyo bihe. None se izo mfubyi zitaweho na bande? Zaba zaragiye mu bigo by'imfubyi se? Oya rwose. Birashishikaje kumenya ko abahamya ba Yehova bitaye ku bana bose barokotse igihe ababyeyi babo b'abahamya bapfaga. Nta numwe muri abo bana wajyanywe mu bigo by'imfubyi. Hari n'abahamya bareze imfubyi z'abaturanyi babo cyangwa iza bene wabo. Hari umugabo n'umugore bari bafite abana 10 ariko bakirize izindi imfubyi 10 kandi barazirera. Mu mpera z'umwaka w'1996 intambara yateye muri Kongo yatumye gucunga umutekano mu nkambi zari zikirimo impunzi z'abanyarwanda zirenga miliyoni birushaho kugorana. Mu kwezi k'Ugushyingo impunzi zahatuye gusubira mu Rwanda cyangwa zigahungira mu mashyamba ya Kongo. Impunzi hafi ya zose zaratahutse, hakuyemo n'abandi bahamya batari baratashye mu kwezi k'Ukuboza 1994. Abenshi mu mpunzi bagarutse mu Rwanda. Izo mpunzi zose zagombaga gusubira ku misozi y'iwabo zikibaruza. Icyakora gutahuka kw'izi mpunzi byateje umutekano muke mu Rwanda. Hari abantu benshi babi batahukanye n'impunzi, hakuyemo na bamwe mu nterahamwe zari zigifite imigambi mibisha, kandi nyuma yaho baje kwifatanya mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Ibyo byatumye leta yohereza ingabo kugira ngo zigarure umutekano muri ako gace. Hari abahamya ba Yehova benshi babaga muri ako karere, kandi gukomeza kutagira aho bogamira byabereye ikibazo cy'ingorabahizi. Iyo abahamya bangaga guhisha no gufasha abacengezi barabicaga, kandi ku ruhande rwa leta nayo kuba abahamya barangaga kurara amarondo, leta yakekaga ko bashyigikira ibikorwa by'abacengezi, ko babahisha cyangwa ko ari intagondwa. Intambara n'ibikorwa byo kurwanya abacengezi byabaye hagati y'umwaka w'1997 n'1998 byarangiye hapfuye ababwiriza b'abahamya barenga 100, akenshi bazira ko bakomeje kuba indahemuka ntibagire aho babogamira. Reka tugaruke Goma gato. Ku itariki ya 17 Mutarama 2002 ikirunga cya Nyiragongo kiri ku birometero 16 uvuye mu burasirazuba bwa Kongo cyatangiye kuruka, maze abantu benshi bo muri ako karere bava mu byabo. Abenshi mu bahamya bagera ku 1600 bo muri ako gace bahunze bari kumwe n'abana babo n'abandi bantu, maze bambuka umupaka bajya ku Gisenyi mu Rwanda, maze bajyanwa ku nzu y'ubwami yo hafi aho. Ku munsi wakurikiyeho abahamya bo ku biro by'ishami byo mu Rwanda bapakiye mu modoka toni 3 z'ibintu by'ibanze byari bikenewe, hakuyemo ibiribwa, ibiringiti n'imiti. Rwose mu buryo bwihuse abahamya bo muri Kongo barimo bahunga bahise bibonera ko imico myiza bagaragarije abahamya bo mu Rwanda mu 1994 nabo bari biteguye kuyibagaragariza. Babakiriye ku mazu y'ubwami yo mu bice byegereye umupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Kubera impamvu z'umutekano, leta y'u Rwanda yatinyaga ko abantu benshi bo muri Kongo baguma mu mazu y'ubwami, maze saba ko bajya kuba mu nkambi z'impunzi. Intumwa ziturutse ku biro by'abahamya ba Yehova mu Rwanda zagiye Goma kuganira n'abandi bahamya babiri muri komite y'ibiro by'ishami byo muri Kongo hamwe n'abasaza bo mu matorero y'Igoma kugira ngo barebere hamwe icyakorwa. Icyagaragaye muri icyo kiganiro nuko abahamya bo muri Kongo batifuza ko abavandimwe babo bajya mu nkambi z'impunzi mu Rwanda. Baravuze bati mu mwaka w'1994 twiteye ku bavandimwe b'Abanyarwanda basaga 2000 n'imiryango yabo, bityo aho kugira ngo abavandimwe bacu bajye kuba mu nkambi nibagaruke Goma tuzabitaho nkuko twiteye ku bavandimwe bo mu Rwanda. Icyo cyari ikimenyetso cy'umwihariko muri ridini mu kwita kuri bagenzi babo. Abahamya bo muri Kongo bagaragaje umuco w'urukundo no gucumbikira abashyitsi, kuko bagaruye abavandimwe babo muri Kongo maze babasaranganya mu ngo z'abavandimwe babo aho kubareka ngo bajye kuba mu nkambi zayoborwaga n'imiryango itari y'abahamya mu Rwanda. Bityo abahamya ba Yehova bo n'imiryango yo basubiye Goma bacumbikirwa n'abavandimwe baho mu miryango. Nyuma yaho gato abahamya bo mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Busuwisi bohereje imfashanyo zari zirimo n'amahema ya shitingi kugira ngo bibe bibafasha muri icyo gihe. Abahamya bari barahunze iruka ry'ikirunga bagumye Goma kugeza aho bubakiwe amazu mashya babona gutaha, kandi yubakwa na bagenzi babo bahuje ukwizera. Nubwo abahamya bagize umudendezo wo kwibuka Imana mu Rwanda uhereye igihe babona ubuzima gatozi mu mwaka w'1992 bakomeje kugira ibibazo bitewe no kutabogama kwabo kwa Gikristo. Mu myaka 30 ishize abahamya barirwa mu magana barafashwe barafungwa bazira ko banze kujya ku marondo. Urubanza rwaburanishirijwe mu rukiko rw'ibanze rwa Byumba rwaregwagamo Vedaste Karamage, Jean Damuru n'abandi n'urwa Muyinzeri Defonse, kimwe n'izindi manza nyinshi mu Rwanda. Abahamya bakomeje kuburana baharanira uburenganzira bafite mu by'idini kubera kutabogama kwabo bagiye bazitsinda. Ku biro byari Kigali hakora urwego rwita ku bijyanye n'amategeko, kandi kuva muri iyo myaka abahamya bavugira abandi mu by'amategeko babiganiragaho n'abaminisitiri bo muri leta bireba. Amaherezo abategetsi baje kujya bemera ko abahamya bahabwa indi mirimo isimbura irondo.
mu myaka yashize abarimu 215 mu Rwanda birukanywe ku kazi kubera ko nabo banze kujya mu ngano zifitanye isano na politiki. Nyuma yaho abanyeshuri 118 mu Rwanda birukanywe mu mashuri atandukanye bazira ko banze kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Intumwa zo ku biro byabo mu Rwanda zagiye kure abayobozi zigamije kubasobanurira imyifatire y'abahamya yo kutabogama, kandi nyuma y'amezi menshi abenshi muri abo banyeshuri bemerewe kugaruka ku ishuri. Abahamya bahereye ku mateka yaranze umurimo wabo mu Rwanda basobanura ko mu mwaka wa 1986 abahamya baiva bafunzwe bazira ko batagira aho bogamira, kandi ko impamvu y'ingenzi yatumye umwaka wa 1994 banga kugira uruhare muri jenoside ari uko batagira aho bogamira mu bya politike cyangwa mu mashyaka. Abahamya ba Yehova bubahiriza amategeko ya leta kandi bakomeza kutagira aho bogamira muri politike uko ubutegetsi buriho bwa bumeze kose. Urugero, mu myaka ya 1980 abahamya benshi bafunzwe n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bazira kutajya muri politike ye, kandi mu gihe cy'amashyaka mu Rwanda abahamya barafunzwe kubera kutagira aho bogamira kubera kwanga kujya mu mashyaka. Kuva mu mwaka wa 1994 ubutegetsi bumaze guhinduka nabwo abahamya muri leta ya FPR bagiye bafungwa cyangwa bakamburwa uburenganzira bumwe na bumwe kubera kubafata nk'abarwanya leta, nyamara bagiye bifashisha amategeko kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo. Urugero, mu mwaka wa 1986 François Xavier yafunzwe amezi 18 azira ko yanze kugira aho bogamira. Ubutegetsi bumaze guhinduka nyuma ya jenoside yongeye gufungwa mu mwaka wa 1997 no mu mwaka wa 1998 bamuhora icyo ubutegetsi bwa mbere bwamuhoraga. Ingero nk'izo zigaragaza ko igihe cyose abahamya bava batagira aho bogamira muri politike kandi ko nta butegetsi na bumwe barwanya. Ubu mu Rwanda abahamya bafite umudendezo wo gukora amateraniro yabo n'amakoraniro, kandi bafite uburenganzira bwo kubwiriza muri gereza nyinshi no kuhagirira amateraniro kandi barahoze bazifungirwamo. Ikibashimisha nuko kandi imfungwa nyinshi zemera kwiga Bibiliya. Raporo zabo zigaragaza ko mu mwaka wa 2009 warangiye hari imanza 6 abahamya baiva batsinze mu Rwanda. Ubu mu Rwanda nk'uko urubuga rwabo rubitangaza muri 2025 hari ababwiriza b'abahamya 37 n'abantu 13. U Rwanda rutuwe n'abaturage miliyoni 13,800, bivuze ko mu baturage 403 haba hari mu muhamya umwe. Ibiro byabo by'ishami bikorera Remera imbere ya Stade Amahoro, kandi amakuru ahari nuko bateganya kuhimuka mu gihe gito kiri imbere kuko bateganya kubaka ibindi biro bishya bihuje n'igihe. Abahamya ba Yehova uzababona bakora umurimo wabo mu ruhame, wenda bari mu isoko cyangwa ku nzu n'inzu. Uzamenya ibyabo nubatumira bakagusura cyangwa ugasura urubuga rwabo rwa wa3.jawa.org cyangwa ugasoma ibitabo byabo. Haba hari ikindi kintu cyihariye gishishikaje cyaranze amateka yabo tutavuze, cyandike muri comment. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Ndabashimiye kandi mwakoze gukurikira iki kiganiro.